Abanyabwenge, abahanga ndetse n'inyandiko bigaragaza yuko akenshi gukina ari mu mutwe. Ndakwinginze nimba wumva ko nawe iryo jambo kenshi rikoreshwa, ahanga ngiye kwereka impamvu 5 z'uburyo ho gukina ari mu mutwe, kandi ndabizi neza urabivanamo isomo. Gusa ndakwibutsa nimba uri mushyashya udukore subscribe kuri YouTube channel. Reka turebe impamvu ya mbere igaragaza ko gukina ari mu mutwe, ibigaragaza neza imyumvire no kwizera. Iyo umuntu yumva ko ntacyo ashoboye akabyiyumvamo, akiyumva ko nta bushobozi afite cyangwa ntacyo yageraho, aba yamaze gukina niyo bafite amahirwe menshi imbere ye. Niyo mpamvu rero isomo bavaramanga ugomba kumva yuko ushoboye, ufite ubushobozi bwose cyangwa se ko wagira kuri buri kimwe ushyizemo imbaraga zawe. Twihute ku mpamvu ya kabiri igaragaza neza ko gukina ari mu mutwe, uko umuntu abona amahirwe. Hari abantu babona ibibazo, abandi bakabonamo amahirwe mu kibazo kimwe. Uburyo utekereza ku bihe bikugwiririye nibwo bugena niba uzikura mu bukene cyangwa se uzasubira inyuma. Hari abantu muri quartier cyangwa sande hantu uba ufite ikibazo cyangwa se mwese mugifite, ariko wowe ukiyumvamo ko ari ikibazo mu gihe abandi bari kubona ko bakibyazamo amahirwe bagatera imbere. Nawe rero muri gihe uri mu kibazo uri kumwe n'abandi bantu benshi, ntukumve ko ari ikibazo, ahubwo ujye ushaka igisubizo cyawe mu kaje kabyara inyungu. Impamvu ya gatatu igaragaza ko gukina mu mutwe, uko umuntu yinjiza amakuru mu bwenge. Umuntu uhorana ibitekerezo by'ubwigunge, kwishinja cyangwa se kwitakariza icyizere, aba yamaze gushyika mu bukene. Ariko uhora mu bitekerezo bye ashakamo ibisubizo no kumva ko ibintu byose bishoboka, aba ari mu nzira yo gukira. Mu gihe uri mu bibazo byose jya winjiza amakuru mazima mu bwenge, ntukiyinjizemo yuko wamaze gupfa byarangiye wumva ufite ubwoba, ahubwo jya urwana kwinjiza amakuru mazima mu bwenge. Ibyo uhora ureba buri munsi bigena uwo uriwe, ibyo wumva buri munsi bigena uwo uriwe. Niwumva byiza uzaba mwiza, niwumva bibi rwose nta kabuza uzagutera intambwe isubira inyuma. Impamvu ya 4 igaragaza neza ko gukina ari mu mutwe, kwizigama ndetse no gutegura ejo hazaza. Utekereza nabi ashobora gucunga nabi duke afite, agatakaza amahirwe yo gukura. Ariko utekereza neza amenye ko gusesagura nta kintu byamufasha, ashobora gutera imbere niyo yaba yatangiriye ku kintu gito cyane, kuko yamaze kumenya ko gusesagura nta kintu byagufasha, kwizigama ahubwo ayo byakuzamura. Impamvu amenya gusesagura, ahita amenya n'inyungu cyangwa se ibibi byabyo, bigatuma gusesagura amenya atari byiza agahita byihorera. Reka turebe impamvu ya 5 igaragaza yuko rwose gukina ari mu mutwe, uko umuntu yifata mu bandi. Iyo umuntu atekereza ko ari muto, nta kintu afite, nta bandi batamufasha atakifasha uko byabimeze kose, nta kintu yageraho. Ariko ufitemo icyizere ukabona ko ushoboye, abandi bamufasha bakamushyigikira, maze bigatuma atera imbere akajya mu nzira zimuzamura. Iyi ngiyi ni inama y'umunsi icishwa kuri Big Green TV, naho njye yibagezaho banyita Cyubahiro. Ndagusaba nimba ubwa mbere ubonye kuri YouTube channel udukore subscribe kugira ngo ibyiza nk'ibi ngibi tuzabigucika. Turabakunda, Imana ibarinde. Ciao ciao.